hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara Le z'urudaca, feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi, ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma, impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi. Ni ibiganiro mutegurirwa na Twishime Jadofisi. Uri mu karere ka Musanze mu ishyamba rya Buhanga muri Nkotsi na Bikara. Iri shyamba ni ry'abami b'u Rwanda kuva kuri Gihanga wa mbere ngoma ijana uhawe nyito ya Gihanga cyahanze nka n'ingoma banyuzwagamo bagatongerwa bagahabwa imitsindo n'uburyo nyabwo gutwara u Rwanda mu buryo bwanogeraga abanyarwanda bose. Muri kiganiro rero turasangizwa ibitekerezo n'abagize amatsiko bagasura iryo shyamba, bamwe bita igihondohondo kuko rikize ku biti bita ibihondohondo. Abarisuye bari bagamije kurisobanukirwa, baravuga ko ari umurage ukomeye cyane ku banyarwanda bose. Mwagitegura nanjye Twishime Jadofisi. Mu kanya mumbe hafi dukomezanye ku buryo burambuye. Bayi kazira mu kiganiro ku buryo burambuye. Turakinirwamo n'ibisobanuro bitangwa n'umusaza Hategekimana Yozefu usobanurira abarisura amateka yaryo. Abo mwumva bamubaza nabo twahuriye muri iryo shyamba rya Nkotsi na Bikara bagiye kurisura. Amazina yumvikana nk'aho adasanzwe ya Nkotsi na Bikara n'uburyo bivugwa ko aho muri Buhanga hari kwa Gihanga, aho niho ahera. Adusobanurira akadusangira ibitekerezo byabo. Iri shyamba ryifitemo iriba bita rya Gihanga ngo amazi yaryo mu mpeshyi aba menshi mu gihe imvura ibitagwa, cyagera mu itumba no mu muhindo amazi akagabanyuka. Umusaza Hategekimana Yozefu kandi avuga ko abashatse guhinyuza iby'iryo riba bagashaka kurikamya ngo bahashyire ivomo rya kijyambere byabagizeho ingaruka. Hano ni cyahoze ariko menya Kinama, ariko uyu murenge wacu wari Nkotsi bawitiriye ririya riba mubonye. Donc bamaze kwitira ririya riba mubonye biza guhinduka, aho kugira ngo bahite Nyakinama bahita intuza Nkotsi kuko hari habaye imirenge ntabwo byari cyama komine. Noneho bimaze kurangira baza kuvuga ati umudugudu Barizo, urumva ko byagiye bihinduka. Ariko mbere ntabwo ariko wari witwa, ni wari kwirindi zina. Ntabwo hakitwa Nkotsi. Hano ni muri Nkotsi. Ni umurenge wa Nkotsi uko mwabonye byanditse
inani n'umunani urumva n'imyaka isize ntabwo ari myinshi cyane ku buryo n'abandi ntazi ubwenge. Byasabye iki? Twaje hano abwira ati mwa basore mwe muri hano umuntu muje muri aya mazi si macyane muri kwano ko ari makeya ati oya ni menshi. Baravuga ati oya ni menshi. Ati anagana gusa kuri njyewe ati njya amashuri nize anyemera kugira ngo mbazane iterambere ijanye na viziyo turimo. Ati mushuki mujyemo bajyamo indobo, imbegeti, amasafuriya runaka, amakarayi runaka, bo amazi makure mujugunye hirya no hino. Bajyamo abasore batandatu bakuramo amazi hirya no hino vuba muri kano ukangana kuvana kera cyane. Nibuze ntabwo uramenye gahunda za kangana ndabigusobanurira. None byasabye kugira ngo aya mazi inivugumye kuba yayindi uko bayakuramo nta kintu kigabanukaho. Ntabwo bishoboka. Weho nawe ntabwo muri kubikora. Ibyo nshaka no kugira ngo yakore muvuga turangiza umuganda w'abaturage dutari. Yabwiye abandi bapemeye ku ruhande batandatu bajamo baravoma birananirana. Yavuye hano arazenguruka agera hariya bari abakobwa bicaye arahindukira akaraga inuza ikaramu mu kanwa ati ntabwo ndi kubyumva. None se ubundi yaragamije iki ubundi? Donc yaragamije kugira ngo aho abaturage amazi meza atari kuvoma muri iki kintu cy'ikidiho. Ashira amazi muri robine baje bavomera kuri robine. Bakavoma hanga. Byasabye iki noneho rero? Byasabye kugira ngo ashiremo abandi bahungu nabyo birananira ati hoja weho nawe batatu muje kuzana ibitiyo n'amapiki. Weho nawe muzana ibitiyo n'amapiki hano muze aya mazi muyakuremo. Warabyitabiye mu bawucukuye hano urabona muri mugano waguye hari mu muremure cyane ufite metero 3 uje kuzima. Twacukuye hariya tugeze kuri metero 3 bakatuma fari uvuye hano ugeze muri aya mazi nk'uko wageze hano aya mazi amanuke yose iyo aje muri wa mwobo aya mazi yarakamutse arabura. Aya mazi yose yarabuze na cyaco cifite metero 3 uje kuzimu nta mazi yatonyanzemo. Abaturage twari kwe turataha bafata amajerekani bafata ibibindi muziko habaga ibibindi noneho dushoka kuja kuvoma kuri mukungu. Byageze ku mugoroba ubwo batashe mu masaha 7 nabwo gomesa hibereye atanga mu masaha 7 turagenda twicara mu rugo ariko inkuru hirya no mu misozi irakwiriranya ko Burugumesi yagiye gukamya amazi ya Gihanga. Ntibyagomba kubura kuko amagambo y'abaturage bari menshi ibintu babonye bitandukanye n'ibyo bakoraga. Bati wa Burugumesi nyikabazi runaka yatuburije amazi. Icyakurikiyeho byaje kugera ku mugoroba muziko mu gihe cyasize abapolisi ku mugoroba saa 12 burutsaga idarapo. Yagera hano bagomba kurikuraho bakajijana kuri shana bagomba kurara mu biro bya komine. Mu gitondo saa 12 bakaza abayobozi bamara kugera ku biro bya komine gusa ngo yabaga igeze bakaja ku ruhande runaka batana umurongo noneho bakorye bahiriza bari kuzamura. Murabizi ntabwo ari kuma murabizi. Burugumesi azana ibitabo mu gitondo kare agiye gukingura ibiro byasanga inzoka byeze ku biro bya Burugumesi bye ku giti cye. Izindi ebyiri ziri ku giti cy'idarapo gute agira ubwasubira inyuma. Ba polisi bakundi bazaga baje kugira ngo bazamure idarapo basanze inzoka ebyiri ziri ku giti cy'idarapo bagira ubwasubira inyuma. Ntabwo idarapo barisizeho ntabwo Burugumesi yagiye mu biro bye kw'icyo giti no ku biro bya Burugumesi inzoka zamaze iminsi 7 ntabwo byagomba gushoboka kubera ibintu by'amateka n'ubuhanga bari basanzwe bazi. Mbona abantu barazaga imodoka zikaza zigasubira mu mujyi izitutse hirya no hino abaturage bagakubita usanga ari abantu benshi batandukanye. Ikintu cyaje kuzamo rero ku munsi wa 8 Burugumesi yaragiye n'umudamu n'abana. Umudamu avuka hano mu Rwankeri niho avuka. Ubu Burugumesi avuka hano mu cyahoze ari ahantu bitaga mu Kabiri ariko cyahoze ari komine Nyakinama. Mbona bamaze kubura ku munsi wa 9 njye mbere papa bwite hano hari hasanzwe ari musambo ya papa nawe yagiye n'umwami Rudahigo aza ateramo insina murazibona ngizi aje gutema igitoki. Wa Burugumesi yamaze kubura asanga ya mazi yahindukiye yakomanganya hose habaye nk'ikiyaga
ayangaye hariya bareba uriya mwana ahagaze na buriya bujerekani hose hari huzuye amazi agira ubwoba bwo gutema igitoki asubira ari kwirukanka abwira abayobozi ba komine cyangwa hari hagwa ya mvura nyinshi igigwa n'amazi akaba menshi nta mvura ni mu kwezi kwa 7 mu gihe cy'impeshyi amaze kubabwira baraza barambika amakaramu n'intuza n'ibitabo runaka baraza bashoreranye bageze hariya bari abakobwa bahagaze babura ahantu bakandagira batubinaga hama mu basubirayo babaturage bamaze kumva ko amazi yahindukiye barahindukira baza kuvuma kuri biri rigenda rikongera kwisubiranya kwenda kugeza ubu iriba rero igihe cy'impeshyi ukwa 6 ukwa 7 n'ukwa 8 amazi aba ari menshi cyane niyo mpamvu kubona ayo mabuye araho ngaho tumuyabona ayo ntabwo ari akavuke karimano nayo abaturage bagenda bazana kubera amazi menshi aba yuzuye igihe cy'inzo cy'impeshyi imvura yagwa ari nyinshi akabanuka ubu mu mvura nuko nguko ameze ku mpeshyi arazamuka akagera ruguru cyane kabisa ntabwo ndi kuvuga nk'aho abantu benshi batakunze kugira ngo bibone aya mazi rero hano naje kubasobanura ko niho bavomaga amazi umwami yagomba kwihagira avanze bagiye kuvanga na ya mitsindo kugira ngo ayitere akorerwa ya mihango ijanye no kumwimika yimikirwa hano Muhanga hano bahita kwa Gihanga ku giti Buhanga bahitire Gihanga si iriba gusa kuko ngo nabashatse gutema ibiti by'ingazamano mu byari muri iryo shyamba rya Buhanga muri Nkotsi na Bikara byabaguye nabi ngo bashaka kubibazamo imivure ariko byabaguye nabi hano niho havugira ngo makaringa imwemerera kugira ngo ahabwe ubushobozi niya mitsinga nyuma yo kuja kwerekana Nyanza ko yavanye hano kwa Gihanga hano niho byarangiriraga ahantu bavugiriza ngo makaringa hano abiru ngo makaringa ivuka hano kwa Gihanga bivuga ngo hano niho byarangiriraga bakamusubiza mu ngobyi bakamusubiza Nyanza nangakozo bakamusubiza ahantu yabwa yaturutse bakaja kwerekana ya mitsindo kayivanye hano kwa Gihanga hari mu mwaka ndavuga ko bamwe bagenda bakurikiranye ko bagenda basimburanwa niko byagendaga umwami yanyuraga hano none se ko atarate gutya ari Vedaste wahubatse icyo gihe yaramize donc Vedaste yaje kubaka ahantu hano akurikije ahantu amarira ganyura none Vedaste kugira ngo agere hano ngiye yashoboye kunyifashisha kwinjira hano Vedaste yashoboye kunyifashisha n'abasobanura izina ryanjye yanyifashishije kugira ngo mwereke ahantu amarira yanyuraga ariko naje narezwe n'iki n'abakurambere banje akurikiza gahunda z'ahantu hanyuzwe amarira yanyuraga atamenye ibuye adatemye igiti nta kintu ngwabanije niyo mpamvu amarira yakoze muyabona ku buryo ariko mu nzira ubwo haramezemo ibihuru byo ni ibyatsi bagenda tubikuramo bagategura ahantu runaka agafata metero z'ahantu runaka agomba kunyuza inzira runaka kugira ngo hagire umucyo wakwibaza akabazo k'amatsiko ibi biti ni umwami wabiteye kugira ngo bigaragaze amateka ye cyangwa byarimejeje donc ibi biti no gusobanura iki giti sinzi ko bakibarira imyaka urakibona ntabwo wayimenya twe mu mateka tuzi batubwira ko ibi ari bigabira bya Gihanga bityo abantu bose baza gukora imihango runaka baza kubikora imihango umenye n'abandi bitwa ngo nabiru baza gukora imihango hano ijanye n'imiterekero yabo igihe cy'umugoroba bakaharara bakahiziza bakahanywera bakarira ibiribwa bitandukanye bakahabagira urumva ni imiterekero babaga barimo byabinje kuvuga ngo imiterekero ntimuvuga ko ari ibintu byabaga nk'ibintu bakoraga bya Satani siko twabyita mu Kinyarwanda noneho bo byari bafitiye inyungu ni nk'uko wagombye kurwaza umwana runaka none bamara kumurwaza akavuga uti nje ntagiye gutekera ntabwo umwana wanjye azakira byari ukamujyana kwa muganga bamujyanaga rero ni kumujyana mu bapfumu mu guterekera no kuraguza bityo rero impanuro baguhaga za ya miterekero no kuja kuraguza nizo waza gukora wagira amahirwe ukabona umwana wawe arazanzamutse Uwiteka utazi ko ari Uwiteka umuzamuye uti ya mana yacu yehehe yo mu ndorwa irakoze ya mana yacu yo muri famille yacu irakoze noneho ibyo bimaze kurangira bira bintu bya kuvuga ngo kiliziya yakore kirazira insengero zimaze kuza za kiliziya zimaze gusabana hirya no hino bumva ko kwirirwa barera gusenga ibintu byo hanze by'Imana atari byo basenga Uwiteka niyo mpamvu babicitse hari n'abaganga hari abaganga hari abadogiteri hari iki bumva ko byabindi byo mu gitura byo kuvuga ngo jaja kubaga inyama numara ushire ku giko ushire mu nzu y'intu za runaka bitari byo bavuga ati Uwiteka niwe muzima niwe tugomba gusenga
niyo mpamvu byagiye bicogora ariko abantu bagiye bakora ibintu byinshi by'imiziririzo by'imitongero byaba bitabikoreragaho na n'ubu kugeza ku isaha biracyarimo turakibona kirabakase byari muri 77 hari umugabo hano hafi ya kaburimbo yaje kugitema azana ishoka n'umuhoro arabikata ashaka kubajishamo imivure murayizi muno arabikase bigwa hano hasi azana ababaji azana ababaji barabibaza havamo imivure ebyiri noneho imaze kunoga cyane azana bikorera noneho baje kugira ngo bayikorere bayimucurire bamujyane muhira hari ibiti mikuru bakata igiti ni ibiti bibiri bashira hano na hariya bazana amakamba barafunga murabona ukuntu abantu bikorera igiti kirekire cyane bahita bashira ku rutugu byamivura amaze kuyifunga baraterura bayirije ku rutugu hano bashira ku rutugu iramenagurika yasidagurika ihinduka ibiranga ni imyasi batayikubise hasi isubira hano hasi byarabatangaje bari kuye barataje bageze muhira bano baratunera twaje kwikorera imivure kugira ngo uzayikorere muzayingeremo ibitoki bigage n'ibindi ariko icyo wari waduteguriye ntago twajyana tubyisize ni by'ukuri koko yabaye urwagwa abikigage baranywa bageze hagati bari kuganira barangwa tuje gushaka ibindi biti mu giturage apana ibintu byo kwa Gihanga bifite imizirizo imitongero tuzara kubyikorera tubizanye mbo arangije ati murabeho mugende nzaje gushaka ibindi biti mu giturage bamaze kugera bayo muhira yazamutse yikoza mu kirere aramato yikubita hasi apfa yaretse igiti yaretse ishami rya hano narari inyuma ni iki byageze nyuma bafata abana be bagenda mwirukanye umubyeyi wati mwirye mubwire runaka ko ntumira apfuye bamwita ntumira baza bari kuri kwanka twese turahurura ni umuturanyi wanje tugeze aho ngaho dusanga urufo rwarenze ngo amaboko yarambuye amaso yabirindutse noneho ntabwo twarebera umuntu gusa reka tumushyire mu ngobyi tumujane mu bitaro by'Inyakinama byarakoraga hano hepfo kuva bari kuvuza ingoma n'ibitaro byari biri twaba kamuteye ngo mushyire mu ngobyi areba umukagogora arangiye bimaze kurangira noneho rero bagiye kurangira babiru bavukana ibuhanga nabasobanuriye bamaze kumenya ikintu cyone kari hano baraza bageze hano baraza bikomeye cyane bararira cyane kubera ibi bigabiro baje gutema nta burenganzira bafitiye bagiye bagiye kwa wa muntu bahageze barabaza ukuntu byagenze barasobanurira babandi bari baje kubibaza n'abari baje kubyikorera baba ikintu bita amasubyo musi murayazi avura ibirozi aba mu giti ubusanzwe isubyo ntabavura uburozi ahubwo avura ibintu bimeze akorwa mu ki ni ibiti bya kinyarwanda biri hano muri aya mashyamba niho bikomoka noneho babiha umuntu runaka bamaze kubimutongera kugira ngo yamahano ataza kumukurikirana tuvugiye ushobora no kubyimba umubiri ugasenyuka ukazana ibintu by'amarorerwa birengeje urugero noneho baguha ya miti ntibigumye kukurikirana ku kibazo bikomoka ku kibazo runaka uko biba byagenze niba bita kugangahura ni ukugangahura bakacita amasubyo barangije barakomeza baragenda bakiye mu gitondo umuntu umusingura umuntu yaragitemye igiti kimugiraho ingaruka cyane birengeje urugero ni muri 77 ubu kino gutinya kugitema dufite ibiti bitandatu hano bitagomba gutemwa n'iki kirimo ubu ni umwe wagitemye umwe w'urufuzo mbo turamushingukiraho kirarangira ubwo nta muntu wongeye kugaruka hano bari bamutuma we yatekereje kuza gushaka ibiti by'umuvure noneho yumva ko hano ataza gutanga amafaranga kandi kubona ibi biti ibi biti ntabwo byagiraga nyirabyo urabona ibintu by'amateka noneho ko batuko kujya gutanga amafaranga mu giturage ndaza gutuma biriya biti baramubwira ati kujya gutuma ibiti bya Gihanga uramenye ni bya Gihanga ati ibyo muri kumwe bya Gihanga baramubujije ntiyabyemera none izi ndabo zirankora none naje kubitema niho byaje kumugirira ingaruka bimaze kurangira tumaze kumushingura bimaze kurangira abaturage baratuje ibiti uko mubibona biramanuka inkwi zimanutse zumye tukazijugunya ibindi bikamera bikazamuka bigakura
iki ni igiti bita umusana yaba nivuga kiriya ni oya kiriya ni iki nicyo kimwe kiriya ni ikivumu kiriya ni kino kivumu urabona n'iki gihera hasi urabona umwe cinjiriye kikinjiramo cyagera hano kikinjira hano kigasohokera hariya ngiki kikinjiramo kigazamuka ni imyaka myinshi irengeje urugero utazi imyaka ingi byabereyeho wowe n'ababyeyi bawe bakikoheretse kimeze giti cyane uretse n'ababyeyi banje n'abandi bantu baturuka hanze y'igihugu baza ariko kiragera kuri iki ngiki kiragera ku muvumu kikisesekamo iki uvuga iki ngiki kiragera ku muvumu kikisesekamo ntabwo gihagaze ukwacyo ngi umva wakibonye si iki giturutse hano ndakibona kirazamutse kigeze hano cinjiyemo urakibona iki kiri hano cinjiyemo n'ubundi kirazamutse cyagiye hejuru rero amababi ko atandukanye nawe muvumu nawe musando nawe gihondo icyo mbaza ubisa umuvumu ni umuvumu none se nubona ko cyawuseseyemo hariya uriya ntabwo uriya ni umuvumu iki se kirajya he iki ngiki hano bino kirebere hano kirazamutse kirakomeje kirazamuka kikarenga iyi ni imizi y'ikivumu abandi barundi iyi ni imizi y'ikivumu iyi ni imizi y'ikivumu se mubibona yose ni imizi y'ikivumu kandi umuzi w'iki kivumu ntabwo uturuka hasi uzamuka we ushamikira nk'ahantu ukamanuka wagera hasi mu butaka ukazakomera ukabyara ikintu kinini cyane iyi mivumu ni imitaba ntabwo ari imisuri umutaba n'umusuri byitandukaniye he umutaba ni uyu nguyu umusuri ni wa wundi abaturage bagenda bakabajishamo umuvure amasekuro n'ibindi byo ku ruhande imbehe n'ibindi biratandukanye n'iki ngiki biratandukanye n'iki ngiki ibi rero ni ibiti by'ibigabiro bakoraga mu mihango ijyanye n'ikibazo runaka bakoraga ibintu by'imitongero bamara kwitongera kuri icyo kibazo noneho ya miryango wa muryango runaka babandi baje gutongera ibingibi bakajya bahahurira bakakorera amagambo runaka ni kimwe n'imiterekero nk'uko mvaga mu ndorwa abantu bakaje kuraguza no guterekera bakazana za nyabingi n'ibindi byose bikurikiye iki giti bagikoragaho imihango cyane reka ntabwo ari na kera cyane bikabije birangiye vuba Ndagijimana Juvenali akomoka mu kidakama cy'agahunga k'abarashi ni mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera nk'umwe mu bakurikiranira hafi amateka y'u Rwanda n'umuco mu ntara y'Amajyaruguru aravuga ko muri iri shyamba mu byiswe mite cyangwa se ibitekerezo bavuga ko ariho havaga inka ngo mu Rwanda hose inka zapfunukaga muri iri shyamba kandi ho bakangiye rutenderi imfizi yavaga ikuzimu ikaza kwemya inka zikiyongera mu gihugu bamaze kuyikanga byarangiriyeho hahandi aho witwa Gashubi yakangiye rutenderi ni hariya aho bitaga hano rutenderi bwo abantu bashobora kutabyumva rutenderi yari inka cyari ikimasa cyaza kwimya inka giturutse ikuzimu Hamiza sebiyozo nuhakinisha Hamiriza rwasamanzi n'umahangubito twavuganye na bamwe mu basuye iri shyamba bemeza ko ari isoko y'amateka rikaba n'ikimenyetso cy'ubwiyunge bw'abanyarwanda bose. Ngewe amazina yanjye nitwa Anatole Murindwa nkorera inama nkuru y'itangazamakuru mu Rwanda abashinzwe ubushakashatsi n'ibarurisha mibare. Uko nabibonye na icyambere byaduhaye n'umunezero kuko burya iyo kumenya bigutera kunezerwa bitewe n'icyo wamenye kandi nanone bikagufasha kurushaho nawe ubwawe kwiteza imbere no kumenya iby'ejo hazaza. Ubu rero twaje hano kugira ngo tumenye iby'amateka y'igihugu cyacu igihe cyahise. Twanejejwe cyane no kubona ishyamba ryiza rituje ririmo amoko y'ibiti menshi atandukanye mutajya mutigeze munabona handi tuterageze tubona handi rwose muri iki gihugu. Twanejejwe no kubona ibigabiro by'umwami, twanejejwe no kubona aho umwami yazaga ko gukorerwaho imihango yose imwemerera kuba umwami imugira umwami. Tunezezwa no kubona aba RDB uruhare yabigizemo n'abakozi bayo n'uburyo batuyobora neza mu rukundo mu rugwiro. Ibyo byose byatunejeje.
kandi byatwunguye ubwenge. Twabonye ko abandi banyarwanda baramutse bahageze bakamenya akahise k'amateka y'igihugu cyacu, barushaho kumenya ngo burya ubumwe n'ubwiyunge by'iki gihugu cyacu bishingiye hariya. Kuko twanejejwe no kubona igiti gifite amoko 3 y'ibiti akubiranije byerekana ubumwe n'ubunyabutatu bw'abanyarwanda, aho umwami ngo yayoboraga abanyarwanda atayoboraga ubwoko Hutu twanatutse. Ibyo byatunejeje, biradufasha, bitwereka ko burya u Rwanda n'urw'abanyarwanda kandi u Rwanda rwahozeho kandi n'umunyamakuru wa RCF. Icyambere navuga ishyamba rya Nkotsi na Buhanga cyangwa se ishyamba dusangamo ibigabiro by'umwami, ni ishyamba mu by'ukuri rifite byinshi rivuze. Ni ishyamba kandi rishobora kwereka umunyarwanda aho ava akagera ko izi gahunda zirimo kugenda zishyirwamo imbaraga nka ndi umunyarwanda, kwihesha agaciro n'ibindi nk'ibyo. Iri shyamba harimo amateka abigaragaza, buri wese yagombye gufatiraho urugero, akumva ko gahunda irimo gushyirwa n'ubuyobozi kuri uyu munsi atari gahunda bahimbye, ahubwo ari gahunda ifite aho yakomotse. Ni gahunda ifite inkomoko, ni gahunda igaragaza ko batigeze batekereza none badatekereje kure. Hari ikindi nabonye, hari urugerero intore zirimo kujyaho uyu munsi. Ni ukuvuga ngo imirimo ikorerwa ku rugerero biragaragara ko imirimo ifite inkomoko ahangaha. Ni ukuvuga ngo niba hari kujya gufasha, hari ukujya gukora ibintu biteza imbere umunyarwanda, ni ukuvuga ngo za ntore ibyo zizakora, ni ukuvuga ngo umwami ubumwe n'ubwiyunge, ubumwe n'ubwiyunge. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ugwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Ibiganiro mutegurirwa na Twishime Jadofisi.